reka ndangize icyigisho Imana duhaye mu Batesalonika wa mbere igice cya 4 ubwo none ndabikura mu gice cya 5 Tesalonika wa mbere igice cya 5 umurongo wa 9 n'uwa 10 haravuga ngo yemwe abari muri Yesu Kristo ntabwo Imana yatugeneye umujinya wayo. Bishatse kuvuga iki? Ngo ahubwo yatugeneye kuzahabwa agakiza muri Yesu Kristo wadupfiriye ku musaraba, waducunguye, ngo twaba turi muri uyu mubiri ariko turi maso muri uyu mubiri. Maso no kuvuga mu bya Yesu turi maso, cyangwa se twaba dusinziriye, no kuvuga ngo twavuye muri uyu mubiri. Nta kibazo, turi muri uyu mubiri, turi maso muri Yesu, turi bazima, turi kumwe na Yesu, turi kumwe n'Imana, kandi turi muri uyu mubiri. Kubera iki? Kubera ko turi maso, ntabwo turangaye. Ntabwo turangaye, turi maso. Tuzi umuhamagaro wacu ko ari uwo kuzajya mu ijuru, ko ari ukujya mu ijuru igihe icyo ari cyo cyose duhamagawe. Kandi igihe cyose duhamagawe, urupfu rwe rwose twanyuramo, nta kibazo, turi bazima. Dukomeje kuba bazima, turi kumwe na Yesu, twavuye no mu mubiri, twaciye muri kwa guzinzira koma, nta kibazo. Turisanga turi bazima, dufite umubiri wo mu ijuru n'umwambaro wo mu ijuru. Haleluya! Murabona ko Abatesalonika ba 4 biravugwamo iby'ibi byiringiro bizima Yesu atubikiye, ibya Yesu biduhishiye, bizahishurwa abari muri Yesu. Kandi bigiye no mu gice cya 5 kuvugwamo umurongo wa 11 mu gice cya 5 ukongera ugasubiramo ngo muhumurizanye ayo magambo, mubwirane ayo magambo meza, abakomeze, mujye muyaganiraho, ko amaherezo y'abayesu ari mu ijuru, urupfu rwe rwose umuntu yanyuramo. Hari abari kurureba cyangwa abatari kurureba, hari abantu cyangwa uri wenyine, nta kibazo. Uri kurunyuranamo n'abandi, nta kibazo. Urupfu rwe rwose, ikikwishe icyo ari cyo cyose, icy'ingenzi ni uko bigusanga uri muri Yesu Kristo. Amen. Imana yacu ishimwe cyane. Kubera iki? Kubera ko yashyize ahagaragara amagambo y'Imana, ubumenyi bwayo, kugira ngo bubu bwacu kandi bujye butunezeza. Niba n'abacu baragiye, ariko ntidugume mu kiriyo gihoraho, twibuka, twirabura. Ahubwo ndi kubwira abari muri Yesu Kristo, ariko n'abatari muri Yesu ndaza kubaganiriza. Ndakwinginze mwene data, ubyikuremo kuguma mu gahinda n'ishavu kubw'abavuye muri uyu mubiri. Nawe kubw'uko wava mu gihe icyo ari cyo cyose, mu by'ukuri ntabwo Imana ishaka kubigumamo ibyo by'agahinda n'ishavu. Ntacyo byakugezaho, ntaho biganisha abantu, ntacyo bibafashaho. Nabivuze, ahubwo byasaza bamwe ndetse benshi. Kubera iki? Kuko umuntu atazi, kuko harimo abatazi iherezo ry'umuntu wavuye mu mubiri. Ariko iherezo ry'umuntu wavuye mu mubiri akiranuka, yubaha Imana, cyane cyane ahamya Yesu, ni ryiza cyane rigira uko risa.
guhamya Yesu byo turabimenya byo byarabihishuye ni muri paradiso mu gihugu cyo mu ijuru ubwami bw'Imana. Murongo wa 11 ngo tujye tubwirana amagambo. Abatesalonike 5 igice ba mbere igice cya 5 murongo wa 11 tujye tubwirana amagambo. Murongo wa 10 ngo ntabwo twagenewe umujinya w'Imana. Umujinya w'Imana no kuvuga iki? No kuvuga kurimbuka. Ntabwo tuza abavuye mu mubiri bari umujinya w'Imana bararimbuka, ariko bari muri Yesu nta mujinya w'Imana twagenewe. Umujinya rero witwa kurimbuka mu by'ukuri. Tukiri muri uyu mubiri rero turabe maso nditurangare nk'abarangaye, tidusinzire ibitotsi birangaza, ahubwo tube maso tumenye umuhamagaro wacu wo muri Yesu ko ari mwiza, tubibwiye abandi. Mwene data rero dukomezanye, kandi ndabwira n'uri kunyumva utaramenya ibiho bigeze muri Yesu Kristo, niho honyine hari ibyiringiro bizima. Haleluya. Turaza gukomeza aka video kagufiya, nshimye ko kaba kagufi, kandi mvuga ngo rwose twirinde kumera nguriya munyabyaha wari ibumoso bwa Yesu. Yesu ari iruhande rwe, Imana ari iruhande rwe, ariko byabiha agaciro, arabisuzugura, yumva arishakira ahubwo ko igitangaza yakorerwa ari cyo kwisubirira mu mubiri, akibonera iby'isi, akinezeza mu by'isi, akavanwa ku musaraba. Murumva namwe rero ko uyu muntu ari mu buyobe bwinshi cyane, ntabwo dufatikanije n'abayobye. Twebwe turi gusaba umwami Yesu ngo adukure ku musaraba. Uriya muntu w'iburyo ntabwo yasabye ngo amukure ku musaraba, oya, yamubwiye ngo muhishurire ubwami bwe gusa. Ntabwo yamubwiye ngo amukure ku musaraba. Niba hari umusaraba uriho cyangwa hari akaga urimo wisaba, niba uri muri Yesu byanze bikunze gusubira mu mubiri ngo winezeze mu by'umubiri, oya, mubwira guhishira ubwami bwe. Nabishaka, haleluya, arakugarura kubera ko agufitiye umurimo ugomba kumukorera, kumuhamya, cyangwa se arahitamo kugutwara iwe mu bwami bw'Imana. Abantu benshi cyane bageze muri koma, bari gusinzira, bagahishurirwa umwami Yesu Kristo cyangwa ubugingo buhoraho, basabye buri gihe kwigendera, ntabwo basabye kugaruka. Oya, ni ukuvuga ngo benshi cyane bakunze kujya kuba muri paradiso, kuko umuntu urangije ahita ayibona ko ari paradiso, urangije kuva muri koma agiye. Yesu ashimwe, amen.